wait a minute. Yes, umutipe ati kutashyiraho ibyuma ariko nterure bimeze bite biri gupfira bro egiranze nishirire ushyiraho utuntu tw'abana kubera iki kandi ushaka gukora ukuboko bro n'igitugu cyada egera bro nkore yes bro yeah shyiraho ibindi man shyiraho ibindi reka njye handi nkwereke izi zo ntizo zanyongoze rwose bamwita yambwiye ko yitwa Kagwangwara ariko nsigaye mbona yegera ibonso iteye ubwoba ariko urinda ushyira hafi shyira hepfo nkore ikintu cyashekeje umutipe araza kuvunika amaguru kugenda bimba umunanire irebere video When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Be loving you till we're 70. Yes, pigerche no mutema mtipararenze gukora aya mafrobeat cyangwa amapiano Everybody try me move, everybody everybody try me move, man. Hi bo, let's go to those abibonye neza kabisa umujama arategura broski uwankubise n'umudamu wanjye hagati aho dufitanye umwana umwe nta rwango twari dufitanye kandi na n'ubu nta ruhari so ari uwafotoye nta rwango nari mfitanye nawe ariko turaziranye wafotoye ubu muraziranye ariko ntabwo uwo munsi twigeze tunavugana kirenze kuri icyo rero nakiriye ubutumwa bwinshi ushobora kumbwira uti senya urugo inshuti zimwe nabyumva nkavuga ati izi inshuti nibyo reka ndusenya agahanda gato kandi kanya nkahita mbona nese ninsenya urugo ibintu mumaze gukorera imyaka 5 byose bigahinduka imfabusa ngendeye ku nshuti aba nungutse guti amasegonda make cyane ndavuga ati nta mugabo bitabaho kuko nta bucura undi umuruho kirenze kuri icyo no gucyura umuryango tukajya mu rugo tutagenze neza street gende neza mu rugo tugeze mu rugo nta ntambara zibaho nta n'iki cyakurikiyeho ko ari ugutekera umwana bagomba kurara ariye byanga bikunda umwana ararya turaryama ariko ubwo ntawavuganaga n'undi twagombaga kuryama byanga bikunda yes bamwita Munyaneza umwe mu bantu bari mu ndirimbo cyangwa mu white umva ikiganiro neza cyose indirimbo y'igihugu umwe mu banditse amagambo yayo ko itangazo ry'indirimbo y'igihugu byabaye ngombwa ko nanjye njyamo hari muri 2001 nibwo babitangaje noneho bisaba ko buri muntu wese yigerageza kwihimbira ukwe rw'uruhande noneho ko twarushanijwe hano muri gereza biba ngombwa ko batanga amanota ngo wa mbere ariko bambwira ko nubwo mbaye wa mbere ugiye mu gihugu ntashobora kuba uwa mbere ngo ntabo wa mbere nabo wa kabiri wa gatatu cyangwa 20 birashoboka kuko aborana rero babiri umwe bayigiza nkana basaba ko abo bantu bahurikiye bafite ibitekerezo byiza twakwicarana tugakorana agakipe kamwe noneho tugafata amagambo yabo tunyuze muri ya poem yanjye nanditse
amaze guhuzwa na bagenzi be bamwe bashatse ko inyito ihinduka ababera ibamba abumvisha ko iyo nyito ariyo nziza ibereye. Iyi ndirimbo nitangiye yitwaga Rwanda nziza n'ubu nk'uko yitwa ubu, nta yindi nteruro yindi nari nayise, kandi nabo twicaranye twayimeze ibyo ngibyo kuko nabo twaricaranye bamaze Rwanda nziza nk'iki, kuko barabona Rwanda rwiza, Rwanda yacu, Rwanda rwacu, Rwanda rwiza, ibintu nk'ibyo nanone batese ni nziza nk'iki, biba ngombwa ko tubiganiraho kugira ngo tugendere ngufu. Uko nari nayise rero niko iriho. Bamaze ibyumweru 3 barara badasinziriye, mu gihe abandi babaga bagiye kuryama nibwo itsinda ryabo ryabonaga umwanya wo kujya impaka no gusubiramo neza amagambo banditse. Muri gereza habamo urusaku, ushobora wizerera kwicara ahantu ariko ubu urusaku nta hantu wabona haba hatuje, ahantu hose haba urusaku, abantu baba basenga, bakubita ingoma, bareba televiziyo, abandi basakuza, bakina amakarita, bakina ibisoro, nta hantu wakwicara. Bisaba rero ko nijoro nakoraga, kandi nabo ngabo tumaze kwegera nanone twabaye ngombwa ko tuzadukora nijoro, twahana gahunda. Nanjye nkora composition bwa mbere nabyukaga nijoro, ntaryamaga cyangwa nkarindira ko abantu baryama, noneho bamara gusinzira radio ifunze, none nkabona kujya muri composition yanjye, nkabijya mu buhanzi nkakora, nageza nka za 6 z'ijoro cyangwa se saa 7 z'ijoro, nkabona kuryama, noneho habyuka bitinze nka saa 1 n'ice saa 2 ko nta kandi kazi muri gereza umuntu abakora, ko numvaga nyine mfite icyaka kugira ngo nzatsinde. Mu mabwiriza bari bahawe, bari basabwe kwandika indirimbo izagaragaza ubumwe bw'igihugu, itarimo amoko, kandi igaragaza uruhare rw'u Rwanda mu kwibohora kwa Afurika. Ibyo byatumaga buri jambo barimaraho umwanya, bakarisiganira, byaba ngombwa bakarisimbuza. Byabagaho ugasanga umuntu umwe muri twe yazanye nk'ijambo, wenda ndaguha urugero, ukaza nko gushishira, ati reka ngushishire ngo byuduhetse, ukumva umuntu azanye igitekerezo kimeze gutyo, tukakwije muri none tukajya kusesengura. Rero gushishira, umwana mu wa gatatu, ntundebe nka Munyaneza wiciye hano, ndebe nk'umwana wiga mu wa gatatu primaire nk'uko itangazo ribivuga. Gushishira ni iki? Gushishira ugasanga wenda nko kwibundikira udushwi, agasobanura akagira ati wowe kugasanga ni ijambo rikomeye, ugasanga turyemera ngo tukaregeho impaka, ntitwumvikane, akaba ari igihe dushwana, ariko gushwana kwacu nyuma tukongera tugahura. Ndashimye kipe ukuntu twakoranye, kandi tunakompoza indirimbo ntabwo twumvaga ngo wenda dufungiye jenoside. Oya, ntabwo twari dufungiye jenoside, n'ubundi nk'uko twari twifungiye cyo dukora indirimbo y'igihugu, ariko twahimbaga nk'uri hanze n'ubundi, kuko bashobora kuzana ijambo tukaritekereza, ukavuga tuti oya, wireba nk'umuntu ufunze, turi hanze. Muri nzirikana ko wenda nk'u Rwanda tape rwagiye rujyamo kugeza ubu ngubu, numva rwaba ari nko muri faze ya 3. Sinkurikirana ariko radio, ariko numva mu bitekerezo n'ibiganiro numva ari muri faze ya 3, ko nyuma yo guhagarika jenoside, kuruhura imitima y'abantu, ko muri bikomere, faze ya 2 gucyura impunzi no kubanisha abanyarwanda, naho haje wenda ibyo bihangano twabikora muri za 2000 kombye. Mbona nk'u Rwanda rwabo muri faze ya 3 muri development, mu gutera imbere, wumva rufasha na Afurika mu gutera imbere, mu kugira inama Afurika n'ibindi bihugu kirimo ahandi, bafasha n'abandi, kuko u Rwanda rufite isomo rwakuye mu mateka yacu, rufasha n'ahandi muri Afurika, mu bihugu mu kurinda umutekano, mu gufasha mu buryo bw'imyiyubakire, mu kwigira kw'ibihugu, mu gufatanyiriza hamwe, mu guca by'amacakubiri. U Rwanda rwabashije uko rwabigezeho nuko rugira inama n'abandi. Numva rero ahubwo uruhare rw'u Rwanda ubu niho ruriho noneho bitanyeganyega. Indirimbo nshya yubahiriza igihugu Rwanda nziza igaragaza ubutwari, umuco w'u Rwanda no gukunda igihugu biranga bene rwo. Amagambo agize iyo ndirimbo y'ibitero 4 yanditswe n'abagororwa 4 mu muri gereza ya Karubanda i Huye. Amajwi yayo
yakozwe na Captain Jean Bosco Hashakimana wo muri Army Jazz Band. Bijya kugera naho isano gatoya ariko birarutana kuko icyatumye guverinoma iyi ngiyi ya mbere wenda twebwe numvise ko twaba ba gatatu ubwo Melody habo bifitanye isano twese kwa dufite gahunda yo gukora gahunda y'imune nationale nyine birumvikana hari icyo ari dushwe twe twari haje twe twatangiye turirimba ngo Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse gahora n'ishya reka tukurate tukuvuga ibigwi wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira singizwa iteka